Reka tubasuhuze nizere ko mumeze neza abantu bari i Kigali cyane cyane baherereye mu karere ka Kicukiro ndetse na Nyarugenge ni mu mujyi wa Kigali rero impamvu aribo nibanzaho cyane cyane umurenge wa Kamabuye, Zuba, Nyenyeri, Rugano, Dobogo, Gisenga ndetse naho ngaho rero kambasuhuza abo impamvu mbibanzeho nuko nanabakomeza cyane nuko nyuma yuko i Kigali hagiye hagaragara yuko hari ubundi bwandu bw'icyorezo cya coronavirus bigenda bwiyongera n'umunsi hagaragaye 4 nuko utu duce twongeye gusubizwa muri gahunda ya Guma mu rugo. Ni muri itangazo rya Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu hariho amabwiriza yo gukumira ikwirakwira rya coronavirus mu mujyi wa Kigali rigira riti dushingiye ku busesenguzi bwakozwe n'inzego z'ubuzima ku cyorezo cya coronavirus COVID-19 mu mujyi wa Kigali aho kimaze kugaragara mu duce tumwe na twe tw'umujyi guhera iri joro ry'uno munsi raka kanya tuvugana nyine ni iri joro ry'uno munsi ni itariki 25 z'ukwezi kwa gatandatu 2020 nuko rero guhera iri joro imidugudu yo mu mujyi wa Kigali ishyizwe muri gahunda ya Guma mu rugo lockdown izamara nibura iminsi 15. Iyo midugudu nayo ni Kamabuye, umudugudu wa Kamabuye uherereye mu kagari ka Nyarurama no murenge wa Kigarama hangaha ni mu karere ka Kicukiro. Hanyuma hari umudugudu wa Zuba, akagari ka Nyarurama umurenge wa Kigarama mu karere ka Kicukiro naho nanone ni muri Nyenyeri aha ni akagari ka Bwera-nkori murenge wa Kigarama muri Kicukiro. Urabona ko muri Kigarama hariya muri Kicukiro ntabwo borohewe, hanyuma rero bakaba bashyizwe muri Guma mu rugo. Hanyuma hariyongeraho n'umudugudu wa Rugano mu karere ka Kanunga umurenge wa Gikondo muri Kicukiro n'ubundi. Hanyuma hari n'umudugudu wa Kadobogo akagari ka Kigali murenge wa Kigali muri Nyarugenge Kigali Nyarugenge. Hanyuma hakaza umudugudu wa Gisenga akagari ka Kigali umurenge wa Kigali muri Nyarugenge. Hanyuma nanone kandi ngo abakozi ba leta n'abikorera batuye muri iyi midugudu bose barasabwa gukora akazi kabo mu rugo. Ingendo hagati yahashyizwe muri gahunda ya Guma mu rugo n'ibindi bice bihana imbibi by'iyi midugudu nyine zirabujijwe kereka bajya kwivuza cyangwa se bafite impamvu zihutirwa. Mu bindi bice byose by'umujyi wa Kigali harakomeza kubahirizwa amabwiriza yo kwirinda coronavirus nk'uko biteganywa n'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri yabaye ku itariki 16 Kamena 2020. Hanyuma inzego z'ubuzima n'iz'umujyi wa Kigali zirakomeza kugenzura ko hari n'ahandi hashobora gushyirwa muri Guma mu rugo mu gihe bibaye ngombwa. N'umuvuduko TV byose birihuta ariko kandi kugira bitagusiga umuvuduko TV ni igisubizo cyawe. Inzego z'ibanze n'iz'umutekano zirasaba gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'aya mabwiriza. Aya mabwiriza ashyiriweho abaturage kugira ngo dushobore kurinda ubuzima bwabo ubuzima bwabo nyine no guharanira ineza yabo. Hanyuma abaturarwanda bose barasabwa gukomeza kubahiriza amabwiriza yo kwirinda coronavirus yatanzwe n'inzego z'ubuzima. Niba hagize ugaragaraho ibimenyetso cyangwa se akaba atafite nyine ni ya nimero duhamagara ni nimero 114 byakorewe i Kigali ku itariki 25 Kamena n'uyu munsi nyine 2020. N'itangazo ryashyizweho na Professeur Shyaka Anastase ni Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu. Abantu bari i Kigali rero urumva ko gahunda ya Guma mu rugo igenda yongera kugaruka igenda ibasatira, ariko twizere ko bizagenda bigenda neza mu minsi ya vuba cyangwa se ku neza abaturage. Nanone abantu bakaba basubira muri lockdown, ariko kandi kugira aya makuru yose ajya kugeraho ku gihe umuvuduko TV nicyo gisubizo.